hari abaturage bo mu kagari ka Ntango mu murenge wa Mugesera ho mu karere ka Ngoma bashingiye ku itegeko nimero 5 akadomo akanyerezi ku wa Nzeri umwaka 2028 ndetse iri tegeko niho ryashyizweho rishyigikira ababana n'ubumuga. Ntago bavuga ikimuga, bavuga ababana n'ubumuga. Bivuze ko guhohotera umuntu ubana n'ubumuga cyangwa kumusagarira biba bisa nkaho usagariye umwana w'imyaka 5 kubera yuko ntago aba ari bugufate cyangwa nta kindi kintu nyine aba ari bukore kuko nawe ntago aba yishobora. Rero iki kiganiro kiraza kutwerekeza ku mugore ubana n'ubumuga bwo kutagenda. Uyu mugore akaba yafashwe ku ngufu n'abagabo basanga 3 gusa. Uyu mugore byaje kumugiraho ingaruka nyinshi cyane, aza kwiheba, ashaka kwiyahura cyangwa ashaka kwikura mu buzima. Aribwo abaturage bazaga baramuhumuriza, bamujyana mu bitaro ndetse bamuhereza umujyanama kugira ngo amuganirize ataza kwiyahura. Ni mu gihe aba bantu bamusambanyije batahise bamenyekana, ariko uyu mugore we yarabazi, ariko afite ikibazo, afite ubumuga bwo kutagenda, afite n'ubumuga bwo kutavuga, ariko buriya araza kwandika abavuge abantu bamufashe ku ngufu gusa we yarabazi. Ndetse n'ibiro bwa mbere gize ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uje ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Nawe wakoze subscribe uruwa gaciro, ibyo tugezeho niwe tubikesha. Rero reka twikomereze n'amakuru yacu, ndetse iyi ni ingingo ya mbere. Turaza kuvuga ku ngingo 3 zitandukanye. Uyu mugore wafashwe ku ngufu ndetse ubana n'ubumuga bavuga yuko ushingiye ku itegeko 207 umwaka 2025 Nzeri akanyerezo, bivuze yuko gufata umwana utujuje imyaka ku ngufu no gufata umugore w'ikimuga utagira icyo akora byose biba ari kimwe, bihanishwa igifungo kimwe. Bishobora kuzamuka bikagera ku myaka 30 iyo uwahohotewe byamugizeho ingaruka, bishobora kuzamuka bikagera ku gifungo cya burundu. Bivuze yuko banyarwandakazi, impamvu mba nkoze ino nkuru cyangwa impamvu mba nkoze kino kiganiro no kugira ngo mugire ukuntu mwitwara muri society nk'abagabo muri rusange. Koko iyo uri umugabo muzima ukajya gufata umugore ubana n'ubumuga ku ngufu, buriya ubukoze icyaha gikomeye cyane, ugomba no guhanwa by'intangarugero kugira ngo hatazajya n'undi muntu wongera kubitinyuka, kubera ko ibi bintu ni amahano ndetse n'ibintu bigoye cyane. Ese kucyo utamwegera ngo basi umuhereze urukundo, nawe umube hafi, umuguyaguye by'umushakaho abiguhe utiriwe umufata ku ngufu. Bivuze ngo umufatiranye bitewe na situation arimo, ndetse nawe ugiye kumwongerera ibibazo cyangwa ugiye kumwongera stress, ndetse ibintu neza ugiye gukora urabizi ko biri mugireho ingaruka, agashaka no kwiyahura. Bivuze yuko rero ibi ngibi ntago ari ibintu bikwiriye cyane, mu gihe aba bagabo ubu barimo barashakishwa kugira ngo batabwe muri yombi bakurikiranwe icyaha cyo gusambanya umumama ufite ubumuga bwo kutavuga ndetse no kutagenda. Ubwo bamusangaga mu rugo iwiwe bakahita bamukorera ibya yuvi na yuvi. Birangira rero uyu mugore abaturage baje kumutabara, ubwo yashakaga kwiyahura bamujyana kwa muganga ndetse babasha kumuganiriza rwose. Ubu ngubu akaba yagarutse ari mu rugo atuje cyane. Bivuga yuko uyu mugore yanditse ku gapapuro abantu bamufashe ku ngufu, gusa abaturage bumvise babazi. Umwe bamwita Juvenali, undi bamwita Jafeti, undi bamwita Kasongo. Aba bose nabo bamufashe ku ngufu, gusa avuga yuko ntabwo yigize abarwanya cyangwa ababuranya, yabaretse bakora ibyo bakora, barangije baragenda. Gusa nta kintu na kimwe kindi nyine cyo gukora yari afite uretse nyine kuguma hamwe akihebera urwaje. Mu gihe rero aba basore batangiye gukurikiranwaho n'ubugenzacyaha RIB kugira ngo batabwe muri yombi, bakurikiranweho icyaha bashinzwe cyo gufata umwana ku ngufu. Ndetse nahatandukaniye n'umwana, rega umuntu bana n'ubumuga buriya aba ari umwana, kuko nawe abagaburirwa yicaye, abarerwa yicaye. Bivuze ko naho atandukaniye n'umwana. Ubwo byose tubifata mu gatebo kamwe, ndetse n'ibyaha birangana. Umuvugizi wa RIB mu gihugu cy'u Rwanda Murangire Thierry yavuze yuko mu gihe umuntu wese yakoze icyaha cyo guhohotera umwana cyangwa agakora icyaha cyose cyo guhohotera umuntu uwo ari we wose, agomba guhanwa n'amategeko. Amategeko arahari ngo amuhane. Ndetse yongera yivugira ko gukingirana umwana w'umukobwa cyangwa gukingirana uwo ari we wese mu nzu, ntago wemerewe gukingirana umuntu wese ari we wese mu nzu yawe. Ndetse uramutse ugize ikibazo ucya kugitanga bakagukemurira ikibazo, aho kugira ngo ukingirane umuntu mu nzu. Uvuze ko ibintu bifite ahantu bifitanye isano, ngira ngo namwe murabizi ibintu bifite ahantu bifitanye isano, kuko nko kwa buri kantu igeze gukingirana abana 3 b'abakobwa, nibwo iri jambo Murangire Thierry yarivuze.
Murakoze cyane rero mwakoze gukurikirana kino kiganiro, niba rwo kwa mbere ko muyoboro fungura inzogera ukore subscribe ujye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi amakuru meza cyane gimwe mu bana nitwa Kidasamura urw'inkuru rwo tubakora rugakonkoma, ariko cyane cyane bakoze subscribe uruwa gaciro iyo tugeze mu iki gihe cy'icyumweru mba ndiko baragiza Imana mbwira ngo Imana ibandindire kandi ibambere hafi ijye ibaha buri kimwe cyose, ndetse Imana ijye ibana natwe mu byo dukora namwe mu byo mukora, ndetse mwe mwarakoze kunshyigikira ko nkubita support mwarakoze cyane. Imana ibarinde ibaha umugisha ibaha imbaraga ibaha ubuzima buzira umuze, nongeye kubifuriza icyumweru cyiza.